ahantu ni Kimironko, afite ubuso bugera muri 883. Ni ahantu heza, izo nzu zose kuzoma zirimo hamwe n'iriya yo ku ruhande. Uko wabona ni hanini, harimo inzu ebyiri. Ubuso bwabo bushobora kuba burenga kubera ko uramutse urebye ukuntu iki kibanza kimeze, harimo inzu ya kera ishaje. Ni hano Kimironko, hano kwa Mushimire. Ahantu ni heza. Reka nze nkwereke no ku muhanda urebe ukuntu hameze, uko bimeze uko ndi kukwereka niko bimeze. Urabona abaturage. Icyerekezo cyanjye ngana wabuze iki mu buzima kigutera kunaniza, kigutera kunshavuza, nirirwe neza ngataha n'agahinda, byaba ngombwa ngatinda gutaha ngutegereje ngo byibuza tukuzama. Kibabaje ni kimwe nuko wagiye utanegusha umarira urukundo ufatikanya n'iminsi. Dore ku muhanda ni aha ngaha. Aha neza ni Kimironko, hano kwa Mushimire. Iyi nzu uri kuyireba ni Kineze, dore abaturanyi nabo. Iri rembo naryo rifite ukuntu ryinjira mu kandi karembo ariyo yinjira. Iyi nzu iyi ni ya yindi nini. Inzu yindi ihari ni iyi ngiyi. Ikibanza gifite ubuso 883. Kiragenda kigakabakaba kikagera hirya iriya. Uko ndi kukwereka niko bimeze. Ukagenda gutya ugafungira hano. Uko bimeze nuko. Tuwitse ko iki kibanza kiri hano kwa Mushimire neza kuri kaburimbo.